ntange inyuma simushaka ndacyababaye yarandakaje bintu nk'ibyo ngibyo bana bati uracyamurakariye se ndacyamurakariye usize yaraduhanye habaho intonganya ni mwumve no mu kintu cyari kimaze kira gihe habaho intonganya bagira intonganya nyinshi bituma batandukana séparation inshuti bakunzi b'iyobokamana TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana yongeye kuduha uyu mwanya ngo tuganire ijambo ryayo. Ndagira ngo turisengere kugira ngo nsabe Imana kunshoboza kuko uyu murimo ntago woroshye. Ndagushimiye Imana ishobora byose. Ndagushimiye ko uyu munsi wongeye kuduha uyu mwanya ngo tugabure ijambo ryawe. Mbashisha nshoboza umwuka wera watanze ngo afashe abakozi anyobore mu byo mvuga, kandi abateze amatwi ijambo ryawe nabo umwuka wera abashoboze kumva no gusobanukirwa icyo ugambiriye kuvugana nabo. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 13 umurongo wa 8 ndagera ku murongo wa 9. Itangiriro 13 umurongo wa 8 n'uwa 9. Aburahamu abwira Loti ati, heko intonganya kuri nge nawe no kubashumba bacu kuko turabavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Dusome n'Itangiriro ibice 45 umurongo wa 24. Itangiriro ibice 45 umurongo wa 24 haravuga ngo Itangiriro 45 umurongo wa 24. Haravuga ngo nuko asezerera bene se bagenda babwiye ati, mwirinde ntimutonganire mu nzira. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe witwa icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Iyi ni inyigisho maze igihe nayigishije kuri Radio Umucyo hashize imyaka myinshi, ariko niyumvisemo kongera kuyigisha ngo abantu basobanukirwe ijambo iryo ari ryo n'icyo Imana ishaka kurivuganaho n'abantu bayo. Icyo gihe nyigisha kuri radio ryabashije gufatwa ku makasete, ariko muri kino gihe uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga ni byiza ko iri jambo abantu baryumva bakumva n'icyo risobanura, kuko ryagize umumaro munini cyane muri icyo gihe mu gihugu cyacu no hanze yacyo. Ubundi iri jambo icyo dupfana kiruta icyo dupfa riragaragaza yuko hari icyo abantu baba bahuriyeho ariko bakaza kugira ikibatanya. Nicyo bivuze mu buzima bw'abantu. Burya habaho ibintu byinshi bihuza abantu, turetse isano risanzwe ry'ubuvandimwe, kuva indimwe mu nda, kuva indimwe kwa so wanyu, kwa nyoko wanyu, ubwo mvuze oncle paternel, tante maternelle, kuva indimwe kwa nyogokuruza, ibintu nk'ibyo ngibyo by'amasano asanzwe y'umubiri. Ariko ubusanzwe abantu bagira ibintu byinshi bibahuza burya, kugeza ubwo iyo bintu bibahuza bikabahindura nk'abavandimwe
ndetse kugeza ubwo ubuvandimwe bwabo buruta ubuvandimwe bwo mu nda. Ariho haje guturuka umugani uvuga ngo inshuti ya hafi ikurutura umuvandimwe wa kure. Hari bimwe nagerageje kwegeranya rero mu bihuza abantu, bigatuma abantu baba abavandimwe, bigatuma abantu baba inshuti, kugeza ubwo buvandimwe utanamenye yuko nta rindi sano ririmo. Icya mbere ni akazi, gukorana mu kigo kimwe runaka. Abo bantu mukorana ugasanga nibo bagutahiye ubukwe, uramutse ugize ubukwe, nibo baguhembye wabyaye, nibo bakuyagiye wapfushije, nibo mubanye ku kiriyo. Ari abo mukorana gusa, gukorana mu kazi. Icyo ubwacyo ugasanga kizanye ubuvandimwe bukomeye cyane. Icyo ni kimwe cya mbere mperewe. Icya kabiri ni ibitaro, hospitalisation. Iyo warwaye, ibi byose mbabwira niko bifite inararibonye, ntujye umuntu upfa kubivuga gusa. Umuntu akarwara n'undi kwa muganga, ibitanda byegeranye, ako mukumve harimo akantu ka condition, ibitanda bikegerana, ugasanga basangiye ka kameza cyangwa ka kabati bashyiraho utuntu twabo bagemuriwe, ugasanga barasangira ingemu, ugasanga barakoresha ibikoresho bimwe. Icyo kintu gishobora kuzana ubuvandimwe mu bantu. Ibi mbabwira hari aho nabibonye, mbifiteho experience, kandi namwe abateze amatwi nzi ko musanga mubizi. Icya gatatu ni ubuhunzi. Ubuhunzi, refugié. Ubuhunzi, guhungira mu gihugu runaka, mu nkambi runaka, abantu bagerayo bagaturana, abantu bagerayo bagahinga imirima begeranyije, abantu bagerayo bakaragirana inka, abantu bagerayo bakababarana mu mwabo w'ubuhunzi, ubuzima bwa gihunzi. Ibyo byose ugasanga biragiye bitumye baba agati gakubiranye kubera gusa uburyo babanye mu buhungiro. Icyo nacyo ngifiteho inararibonye kuko hari umukristo wanjye umwe ahantu nayoboraga, umuntu yigeze ahaguruka iwe kandi mu yindi ntara kure, azaje kumuhemba amutuye rwose yikoreye kubera iminsi myiza bagiranye mu buhungiro. Icya kane, urwego rumwe rw'ubukire. Urwego rumwe rw'ubukire narwo rukeya cyangwa rurema ikintu cy'ubucuti. Uko umukire atwerera mugenzi we burya w'umukire siko bikorera undi wundi rubanda rundi. Ibyo kandi mvuga nzi ko nsanga mubizi, namwe murabizi neza, kuko bashobora no gutizanya n'ibintu. Bashobora gutizanya imodoka, akamubwira ati uyu munsi ndajya iwacu mu cyaro ahantu n'aha, imodoka yanjye ni benzi, ni ngufi, ntizi yawe ndende. Ugasanga umwe asigaranye ingufi kuko asigaye mu mujyi, undi akajyana indende kuko agiye mu cyaro, mu misozi. Ibi ni ibindi bintu nabyo bikereye ikintu cy'ubucuti. Ugasanga imihango yose agize mu rugo we, ubukwe, iminsi mikuru runaka, ugasanga harabamwe b'abantu bo ku rwego bareshya mu by'ubukire, mu by'ubutunzi. Ibyo bibaye ibintu bine. Ngiye kuvuga icya gatanu cyitwa amashuri, kwigana. Abantu biganye byo ni ibindi bindi. Umuntu mukigana cyane, ubuzima bwo kwigana, nanjye ubwanjye umva nibuka abantu twiganye mu mashuri abanza, mu myaka nayizemo za 73 gusubira hejuru. Iyo myaka mba ndibuka abantu twasangiye impamba, kuko twari tugipfunyika impamba yo ku ishuri. Noneho mu masogonderi naho mu matrokome n'amasection, abantu bararanye ku gitanda bagasangira uturyo twabo duke. Abo bantu ntibashobora kwibagirana. Igihe kigagera bagatandukanywa n'amasection, umwe agiye hamwe undi agiye ahandi, ari ugasanga bakomeje kuzirikanana. Niyo mpamvu uzabona abanyeshuri benshi bakora ibyo bita amagurupe y'abaposte. Abo bantu bize barangije batandukanye banagiye, ugasanga gikomeje kureba ikintu cy'ubuvandimwe. Natanga urugero rwa iyi korali Jehova Jire. Korali Jehova Jire ni korali y'abantu bize muri kaminuza y'Iyerika ariko batakirimo banarangije, ariko ukuntu babana biratangaje cyane.
ibi byose n'ibindi ntavuze rero nshuti zanjye biri mu buvandimwe pe bugakomera ukaba wabwishimira ukumva wakwinjira rwose muri uwo muryango. Ariko ikibabaje ni uko ujya kubona akantu gato karabisenye karabatandukanije. Ingero z'utwo tuntu dutoya natanga tw'amafuti tudafatika dushobora gusenya umubano nk'uwo n'ubuvandimwe nk'ubwo bumaze igihe kirekire bwagize n'umumaro. Reka mbere ku mafaranga niyo mabi ajya ahemuza abantu, ugasanga abantu bapfuye amafaranga bamburanye, kwamburana, ukamuguriza ntashobore kukwishyura bikamunanira, bitamunanira se koko nawe akaba ni umuntu udakunda icyo kintu cyo kwishyura, ugasanga arigurira imyenda arihahira neza kandi ubwishyura agiye abubona. Ikindi kibazo gikomeye nagira inama abajya muhura nacyo cyangwa bahuye nacyo, umuntu naza kuguza amafaranga aho kumuha menshi umugurije jya umuha duke two guhaha umuhaye tw'impano. Ni inama mbahaye. Reka nivugire icya kabiri mu byo abantu bapfa, gupfa amagambo yavuzwe. Buriya amagambo ni ikintu gihererekana, kigahererekana, kikagenda kikagera ku bantu, kikazazunguruka, kikazagaruka ku wayavuze n'uwayavuzwe. Iki ugasanga gitandukanyije abantu babanye cya gihe kirekire. Imana tubabarire cyane. Icya gatatu ni ugupfa ko yagutije ya modoka, uyigarura nta mazutu irimo. Icyo kintu ni ubugome, ni ubuhemu byite gutyo. Niba umuntu agutije imodoka yakwizeye n'uyitira urigarukanye, yimugaruremo mazutu ye yari irimo, kandi aho kumuhamo nkeya nibishoboka musigiremo ahubwo no kuyawashyizemo. Mwirike uko wazirikanye iyo neza yakugiriye. Icya kane mu byo abantu bapfa, kuba tarabonetse mu birori wamutumiyemo. Ugasanga ukoze ibirori runaka, hajya kubona ukabona wa muntu w'inshuti mwabanye mwakundanye mwamara cya gihe ntabonetse, kandi ukabona nta busobanuro naguhaye, bavuga ati sinzaboneka, sorry, bigeze gukina gutya, aho ugasanga kishe bwa buvandimwe bwose bumaze icya gihe cyose. Icya gatanu ni uburiganya mu byo mwari mwabashije gufatanya, mu byo mwari mwabashije kugeraho. Hari izindi nyigisho nigishe mu minsi yashize nsobanura ku buriganya abantu barimo kugirirana. Ugasanga abantu batangije atelier de menuiserie, ibyo mwitaga ngo ni salon niko babyita mu Kinyarwanda, ububaji, imashini n'imbaho byose, ugasanga umuntu ari kuriganyije. Mwashatse umusozi mumuteraho ishyamba, ahandi muhashyira ikawa, ahandi muhashyira wenda ikiraro cy'inka, ibyo ugasanga umuntu ari kuriganije. Ubu buriganya nabwo bushobora gutanya abantu babanye kandi babangiye kirekire. Yesu adufashe cyane. Reka mvuge ku cya gatandatu, ishyari bitewe nuko umwe yazamutse, umwe yabayeho neza, umwe yimuwe mu ntera, imwe ajyanwa mu yindi, umwe yahawe promotion, umwe arimo aragenda azamuka mu by'ubutunzi n'ubukire. Icyo kintu ugasanga giteye ishyari mugenzi wawe, ugasanga kirabatandukanije, umubano pe ukabura pfuye birarangiye, wangijwe n'akantu gatoya cyane. Yesu atugire neza cyane. Nibyo twabonye rero hagati ya Aburahamu na Loti. Aburahamu uyu nguyu murabizi ko yari se wabo wa Loti. Ni ibintu bizwi biranditse hano ko yari ise wabo. Noneho abandi nababwira twasubye mu itangi na ritanu ni bene se wa Yosefu nabo. Aba bantu bombi ndagira ngo mbahe nibura abantu bagiye bagirana ibibazo kandi barabavandimwe. Kuri Aburahamu na Loti ngo intonganya zahereye mu bashumba. Abashumba b'inka zabo baratongana. Batonganye, intonganya zigenda ziza kugira ngo zafashe intera zigera kuri ba shebuja. Ariko Aburahamu agifatamo umwanzuro mwiza. Aravuga ati kugira ngo hagumye kubaho intonganya hagati yanjye nawe, reka dutandukane. Kandi amuha icyo bita priorité mu Gifaransa, mu Kinyarwanda byita ngo ni indayabukuru. Amuha kubanza, nguhaye guhitamo, nuhitamo kujya ibumoso ndagiye iburyo,
nuhitamo iburyo ndajya ibumoso, nuhitamo hepfo ndajya haruguru, ariko banza uhitemo rwose urongore inka zawe n'abashumba bawe mugende. Niwo munsi Loti yahitagamwo kiriya kibaya cy'Isodomu kuko ngo cyari kinese. Aho simpatinda, ariko ndimo ndabaha gusa ingero z'abantu bagiranye ibibazo kandi bitakagombye. Bene se wa Yosefu, umunsi umwe Yosefu yarabasezereye, mwabyumvise hariya, ngo arababwira ngo mugende amahoro ariko ntimutonganire mu nzira. Iki ni cyagiye Yosefu yari amaze kuba umutware mukuru muri Egiputa, we na Farawo rero ngo bari bishimiye abo bana b'abashyitsi babasuye bene se, none bagira impano nke batuma boherereza muzehe Yakobo. Babahaye n'amahaho bari baje guhaha byose, ngo aragira ati ngaho nimugende ariko ntimutunganire mu nzira. Iyo ubirebye uhita wibaza ko se Yosefu ko mu by'ukuri yari umwana wa 11 mu mbyaro za Yakobo, kuko inyuma ye hazaga Benjamin gusa ari we muhererezi. Kuki ari ufite iki kintu cy'umutima muhanano cyo kubagira inama ngo ntibatungane? Nuko yari azi ingeso zabo, yari azi buri wese, kandi akaba azi ngo mu bantu bakimbirana nshobora kubaho. Rero mu nzira ntimutongane, mugende neza, mugeze kuri data izi mpano amahoro. Niyo mpamvu Yakobo mu gice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4, kandi ashaka kuhasoma urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Dusome iryo jambo ry'Imana, Yakobo igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Haravuga ngo mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Impamvu uyu murongo nawukoresheje, icya mbere bitewe n'ijambo rivuga ngo muri mwebwe intambara ziva he, muri mwebwe intonganya ziva he. Nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, byibaze hagati yawe n'umutware wawe, hagati yawe n'umufasha wawe. Bakoresha ni mu byibaze hagati yanyu ubwanyu nk'ababosi no hagati yanyu n'abakozi. Bakozi ni mu byibaze hagati yanyu ubwanyu n'abashoje. Abacuruzi bacuruzanya, abanyeshuri bigana, buri muntu wese aho abarizwa ni yibaza impamvu igikunda gutera intonganya. Muri mwe intambara ziva he kandi intonganya ziva he? Yakobo yahise asubiza uwo mwanya, aravuga ngo ntabwo muzi ko ziva mu byo murarikiye, mu byo murarikiye mwifuza, mu mitima yanyu itanyurwa idahaga, mu ishyari, mu gukunda iby'isi, mu bwicanyi, mu busambanyi n'ibindi. Kandi koko urasanga ibyo byari soko y'intonganya ziba hagati y'abantu, abashakanye, abakorana, abacuruzanya n'abandi. Izi ntonganya zabaye hagati ya Aburahamu na Sara muri cya gihe Hagara amaze gusama inda ya shebuja. Tubisanga mu Itangiriro ibice 16 umurongo wa 1 kugera ku 6. Aho tuhasanga intonganya zabaye hagati ya Aburahamu na Sara zitewe n'uko ngo Hagari amaze gusama inda, noneho ngo Sara abona yuko iyo nda yamuteye kumusuzugura. Ariko amagambo Aburahamu yabwiye Sara iyo muhasuye musanga avuga ngo iki?
Sara niwe watangiye ati guhemuka kwanjye kuye kuri wowe kuko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe, abonye ko asamye inda yawe biramunsuzuguza. Aburahamu musubiza aramubwira ngo bibe ibyawe, ibyo ni ibyawe kandi ubyirangirize. Kandi akamubwira ati niwe wabiteye. Izi ntonganya zabaye hagati yabo bigaragara ko zaze za mbere, kandi bamaze kuzitongana Bibiri tubwira yuko Hagari yabahunze nawe arizo ahunze. Ariko ageze mu nzira ngo Marika aramugarura ati garuka subira mu rugo, genda wemere ibyo nyokubuja kugirira byose, ubanze ubyare. Nyina bwe Imana yamubwiye uko izagira uyu mwana, uko izamugenza, nuko izamukomeza, nuko izamuha umugisha. Mu gice cya 21 cy'itangiriro none ku murongo wa 8 kujya ku 13 naho tuhasanga izindi ntonganya zabaye hagati ya Sara na Aburahamu. Ubwo yaramubwiye ngo nasende inshoreke n'umuhungu wayo, kandi bari mu minsi mikuru. Ariko aramubwira ati sende inshoreke n'umuhungu wayo kuko umuhungu w'umugeni atazaraga n'uw'inshoreke. Nimuhasoma murasanga ngo havuga ngo nuko Aburahamu yubika umutwe mu maguru. Kira ni ikimenyetso cyo kushavura cy'umugabo. Umugabo wese wubitse umutwe mu maguru ni ikimenyetso cyabo gikomeye cyo gushavura. Yubitse umutwe mu maguru ngo Imana yamubwira iti unamuka avana umutwe mu maguru kuko ibyo Sara kubwiye nibyo. Byemera ubikore kuko sende inshoreke n'umuhungu wayo bagende. Imana yari izi ko izagenza uriya usenzwe nuko izagenza usigaye. Yesu adufashe cyane. Urumva ko mu gice cya 16 bapfuye Hagari, mu cya 21 umurongo wa 8 bapfa Ishimayeli. Aha ndajya mbaho icyitonderwa rero. Iyo hagize ibidutanya tukibagirwa icyo dupfana twapfanaga cyangwa icyari cyaduhuje, nyuma y'imyaka myinshi icyo dupfana kiribagirana, icyo dupfa akaba ari cyo gihabwa intebe. Ndasubiramo, iyo tugize ikintu dupfa kikadutandukanya, burya biragenda bikamara igihe, imyaka ikimukira indi. Icyo twapfanaga cyangwa icyaduhuzaga kikibagirana pe, ugasanga icyo dupfuye nicyo gihawe intebe, nicyo gifasha umwanya munini. Ndabaha urugero. Aha ngaha tubonye ko bapfuye Ishimayeli. Biratangaje ko uyu Ishimayeli yaje gukura akomokaho n'abandi nawe. None ab'Ishimayeli urumva babaye benshi deja, baza kugura umwuzukuru wabo Yosefu batabizi. Tubisanga mu Itangiriro ibice 37 umurongo wa 25 kugera ku 28. Usoma aho ha Itangiriro ibice 37 umurongo wa 25 kugera ku 28. Umva ukuntu bavuga. Aravuga ngo bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure muri bariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data tukabakara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batunda bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20. Bajyana Yosefu muri Egiputa. Imana ifashe cyane. Mu by'ukuri ugenzuye igihe gishize n'imyaka ishize, ntabwo ushobora kubona ko aba bantu baguze uwo bazi. Nimwumve icyo bapfana mu by'ukuri. Ishimayeli ni mwene Aburahamu kuri Hagari. Yosefu akaba mwene Yakobo, Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu.
mwese ntimwumva ko ari Ishimayeli mu by'ukuri ari ba sekuru wa Yosefu? Wagira ngo sungu wahangaha bamuguze babizi. Aha mwibuke ko na bene se bari bamuhuye ko yarose inzozi zisobanura ko azakomera. Icyo bari bamuhuye inzozi yarose inshuro ebyiri, izambera zibarotorera ise na nyina batumva, izakabira zibarotora ise yumva. Bose rero usobanura bazihaye ni ubutwari. Izi nzozi yabarotoreye zaje kubatera ishyari. Wanze ariyo mpamvu umuhanzi yaririmbye aravuga ngo ibyanjye wabihishe cyangwa wabishyize kure y'amaso y'abantu. Ndumva ari Mbonyi wabiririmbye. Ibanga iby'ubuzima bw'umuntu ni ibanga wahishe kure y'amaso y'abantu. Ndumva ukaba narakumvise mu ndirimbo ye. Imana itagiye ihisha ibyanjye nawe, ikabibwira abantu, ikabimenyesha abantu, mwaba mureba. Wanze abantu batwikana kubera ishyari. Abantu baramutse bamenye icyo uriya muntu azaba cyo, icyo uriya mwana azaba cyo, icyo uriya musore azaba cyo cyangwa uriya mukobwa, abantu bagiye bamenye icyo wenda kuzaba cyo mu gihe kiri imbere, mwaba mureba. Bagutegera mu nzira, bakuniga, bagutwikira, bagukorera amabi yose. Ariko Imana ishimwe ko ibyibanga ry'ubuzima bwanjye nawe Imana yabishyize kure y'amaso y'abantu. Yosefu nicyo bene se bamuhoye. Ni mubire bamushyira mu rwobo, bavuga ngo nagenda apfe ngo maze tuzarebe ibyazanzozi ze. Rega niko havuga. Bamuroha mu wobo ngo genda manuka upfe turebe ibyazanzozi zawe. Ariko Imana ni nziza. Ngo uwo mwanya inzogera y'Abishimayeli ivuze bati ariko ubundi ko yaradupfiriye ubusa nta kintu tumugurishije, nimuvane baduhe makiye. Imana imutabaye muri ubwo buryo, bamuvanamo baramugura. Nshuti yanjye, icyo dupfana kiraruta icyo dupfa. Urundi rugero nenda kubaha Abamowabu. Burya Baramu agurira Baraki, tubisanga mu Kubara ibice 22 umurongo wa mbere kugera ku 20. Baraki agurira Baramu ngo aze avume ubwoko bw'Isiraheli. Mu by'ukuri yabavumishaga atamenye ko ari bene wabo. Hari bene wabo bagiye kuvumesha ariko atabyibuka. Kubera igihe kirekire cyari gishize, ntabwo yibukaga isano baba bafitanye, na cyane ko bimwe na bimwe abantu baba bataribikurikiranye. Nuko ashatse Baramu umukozi w'Imana ngo azaba muvumire. Kandi mu by'ukuri barabavandimwe, ariko byaritewe n'iki? N'icyo bapfana bibagiwe, maze arabavumisha. Isano ry'aba bantu turisanga mu Itangiriro mu bice 19. Reka tuhasome umurongo wa 34 kugera ku 38. Itangiriro ibice 19 umurongo wa 34 kugera ku 38. Numva ko havuga bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke n'iri joro nawe ugende uryamane nawe ducikure data. N'iryo joro bongera gutereka se, umutarahaguruka aryamana nawe, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo ni wabaye sekuruza b'Abamowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, ari we sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu. Bene data zanjye, izi nkuru ni za cya gihe nyuma yo guhungishwa. Bahungishwe n'abamarayika, bamwe bari baje Sodomu Lutu kabakira. Yabakira nyine mu gitondo bakamutera umwete bakamuhungisha. Muzi ko bamutegetse guhungira ku musozi muremure, ariko we arabyanga, yisabira guhungira ku musozi mugufi cyangwa muto witwa Sowari. Ni nicyo iryo jambo risobanura Sowari. Awuhungiraho
n'abakobwa be babiri, kuko muzi ko nyina we yari yamaze guhinduka inkingi y'umunyu Mukaroti. Ijambo riratubwira ngo bageze i Sowari, aba bakobwa baje kwifuza kurongorwa cyangwa gushakwa. Bifuza gushakwa ariko bitari ukunde, babiganiza papa wabo. Baramaze ngo papa, tuzavana abahungu bo kudushaka. Sarabwira ati oya, icyo mukihurire murakibagirwa rwose. Dore turi ahantu hatari iwacu, mwihangane, wenda igihe kizagera dusubire iwacu, ariko mwihangane, nta bakwe muzabona hano. Bari bafite bafiyanse, bari bafite abakwe, ariko ngo Loti batumyeho ngo baze bambukane, bari abahungu baranga. Buriya kandi kiriya kintu kimwe isomo rikomeye cyane ku bantu bajya bashakwa cyangwa bashakana n'abantu badahuje imyizerere. Impamvu ari abahungu banze kuza ngo bajyane n'abakobwa babo bahungane na sebukwe Loti, nuko ibyo Loti n'abakobwa be bari bizeye abahungu batari babyizeye. Ubwo rero mw'abakobwa mwe n'abasore urubyiruko mwumvise iri jambo, mushatse mwahakura isomo. Abazanabishaka muzansobanuze, nzababwira byinshi kuri byo. Ba bakobwa bageze hakurya kuri Sowari bifuza kurongorwa, babura bakwe. Loti amaze kubahakanira ko nta bakwe bashobora kubona aho ngaho, nibwo Satani yabegereye. Buriya irari ni ikintu kibi cyane, arabegera ngo bumva barashaka gucikura se, bumva nta wundi mugabo babona aho ngaho utari se. Urumva nubwo babyise kumucikura, ariko mu by'ukuri byabaye imbere y'Imana. Baramusindisha, umwe ajyayo, none ejo baramusindisha n'uwa kabiri ajyayo. Nibwo babyaye abahungu be murabumvise, umwe ni Mowabu sekuruza wa Mowabu, undi ni Benami sekuruza w'Abamoni. Aba bantu murumva mu by'ukuri mu buryo bw'amasano asanzwe bafitanye isano n'Abisiraheli, kuko bakomoka kuri Loti. Loti kandi umuhungu wabo wa Aburahamu, wamubereye se wabo. Deja isano mwamaze kuryumva ko rihari, kuko Abisiraheli ni bene Yakobo, Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu, na Loti rero mwene se wa Aburahamu, amubereye se wabo. Ni muri ukuntu byagenze rero. Baragiye aho babayimo wabo, baragwira baba benshi, kugeza ubwo n'igihugu kiza gufata izina ryabo Mowabu. Noneho aho hantu Mowabu niho ubwoko bw'Isiraheli bwaje kugera. Donc Mowabu iri mu ngando zimwe, ingando mu byumve neza, ingando cyangwa inkambi, iri mu ngando zimwe cyangwa camp, inkambi muz'Abisiraheli barayemo bataha bava mu Egiputa bataha i Kanani. Hari no mu hantu batinze ari byo Mowabu. Bahageze nibwo Baraki ashatse Baramu ngo abamuvumire, kandi Baraki umwami w'Imowabu byinshi nawe yari Umumowabu. Naho kubera igihe gishize kirekire, isano iri hagati yabo ntarizi, icyo bapfana ntakizi, gusa ahubwo warimo arirebera icyo bapfa cyitwa iki, ubutaka. Dore ko ngo abaturage bari baramwegera bati hano haje abantu n'ubwoko bwinshi bazimagije igihugu, yewe bahatuye, nureba n'abahubwo nawe barakwirukana. Abagiye gushaka ngo kubavuma. Nshuti zanjye, naje gutangazwa nuko nyuma yo kubavuma, umuvumo uriho babafashe nk'uko mubizi, barakomeje baragenda baza kugera mu nkambi ya nyuma ariyo Shitimu. Tubisanga muri Yosuwa igice cya 3. Burya Shitimu niyo nkambi yabo ya nyuma. Bambuka Yorodani bataha i Kanani, bagera i Kanani barakomera, Imana baha ibyo yabasezeranyije nyine. Dusome ijambo riri muri Nehemiya, mwumve, murasanga Imana yacu nta kintu na kimwe itandika ku mukiranutsi, cyaba icy'umukiranutsi akorewe kibi cyangwa cyiza, n'icyo nawe ugakoze kibi cyangwa cyiza. Nehemiya ibice byaho 13, mwumve ijambo rihari, muratangara bene data, murahita mubona ko Imana yacu dukwiye kwitondera ikintu cyose dukora cyangwa tuvuga, n'ijambo ryose tuvuga. Duhere ku murongo wa mbere, Nehemiya 13 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitswemo yuko
nta mwamoni cyangwa umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose. Umva, basoma igitabo basanga handitsemo ngo iki? Basanga handitsemo ko nta mwamoni cyangwa umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose. Kabiri, kuko batasanganije Abisirayeli imitsima n'amazi, ahubwo bakabaguririra kuri Baramu ngo abavume, ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Imana ishimwe. Nimutekereze namwe. Mumbabare nta muri bubare imyaka, sinjya nkunda gushyira ibintu by'imyaka mu nyigisho. Bageze i Kanani, barahabaye, Yosuwa agira ubwo apfa, arasaza arapfa. Bayoborwa n'abacamanza. Muturike kuri ba Yerihudi, muzamuke ba Yefuta, ba Gideyoni, bande bose barazamuka, abacamanza 13. Ubucamanza buvaho bayoborwa n'abami. Mukomeze mugende, muze kugera kuri iki gihe ubwoko bw'Imana bujyanwa mu bunyagi Babuloni. Muhite mumva amateka igihe cyose atwaye n'imyaka bitwaye. Bavuye i Babuloni nyuma y'imyaka 70, niyo mbashije gufata vuba hafi, bagarutse i Yerusalemu, bakora igiterane cya mbere bavuye i Yerusalemu. Mwakagira Imana ngo basome mu gitabo cy'amateka y'ubwoko bw'Abisiraheli, basanga handitswemo ko nta mumowabu nta mwamoni uzinjira mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, ngo kuko igihe mwavaga muri Egiputa mugezemo wabo, aho kubasanganiza agacuma k'utuzi, babasanganije kubavuma. Icyo cyanteye kubarakarira, ntawe uzaba mu iteraniro ry'Imana iteka ryose. Ni mu ndebere namwe kuba abantu bagiye kuzira cyangwa se bazize ko umunsi umwe bimakaje icyo bapfa, ariko ntibarebe icyo bapfa. Ibaza kugira ngo bakurwe mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, Imana ivuge ko batazaribamo. Ariko igitangaje, haleluya, nuko Imana muri abo wabo b'abanyanzigo yaje kwiyaranja, ikuramo nyirakuruza w'umucunguzi. Tubisanga muri Rusi igice cya 4 umurongo wa 11 kujya ku 12. Umunsi Rusi ataha avuye mu wabo, agatahana na nyirabukwe Nawomi, bakagera i Betelehemu. Ijambo ratubwira ngo yaje kujya guhumba mu mirima y'uwitwa Bowazi. Bowazi aza kumubona, aramumenya. Amaze kumenya ko ari umumowabu watahutse wazanye na nyirabukwe Nawomi, ngo amushimire icyo kintu cyo kuba ataragumye iwabo, akaza mu bwoko atazi. Aramubwira ati, ndagushakira umucunguzi, ariko nataboneka ndagucungura. Uyu rero niwe waje kuba umucunguzi we. Bowazi acungura Rusi, aramurongora mu mugore we. Byanditse hano ku murongo wa 11 w'igice cya 4 cya Rusi. Nuko abantu bose bari mu marembo, oya duhere ku murongo wa 8 ntacyo bitwaye. Uwo mucunguzi abwira Bowazi ati, uyigurire akwetura inkweto. Bowazi abwira abakuru n'abandi bose ati, mbatanze abagabo uyu munsi yuko nguze ibyari ibya Elimeleki byose, n'ibyari ibya Kiriyoni na Mahaloni, mbiguzana na Nawomi. Kandi na Rusi umumowabukazi muka Mahaloni ndamuguze ngo abe umugore wanjye, kugira ngo ncikure nyakwigendera uwo ngwizabe gakondo ye. Izina rya nyakwigendera rye kuzima muri bene wabo no mu marembo y'umudugudu wabo. Mbatanze abagabo uyu munsi. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusobatse, turi abagabo b'ibyo. Uwo mugore uje mu nzu yawe, Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu y'Abisiraheli. Nawe ujye werekana gukomera kwawe muri Efurata, ubikirangirira i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaguha kuri iyo nkumi, rukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyariye Yuda. Imana ishimwe. Murabizi ko uyu Bowazi amaze kurongora Rusi, babyaranye Obedi. Obedi abyara Yesayi. Yesayi abyara Dawidi.
biri ku murongo wa 13. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati, Uwiteka ahimbazwe utakuretse udafite umucunguzi, icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, ko umukazana wawe ugukunda ahakugira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Imana idufashe cyane. Abagore n'abaturanyi mbe bamwita izina Nawomi, bati Nawomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi, ari we se wa Yesayi, Yesayi se wa Dawidi, Dawidi nde sekuruza w'umwami wacu Yesu Kristo. Murindi jambo, icyo Abamowabu bapfuye cyangwa bahuye Abisiraheli, Imana yaje kukibyazamo umusaruro uteye utya muri bo ba Mowabu, ivana y'umwiramuzana imugeze i Betelehemu y'Ubuyuda, arahashakwa, arahabyarira, none arabarirwa muri ba nyirakuruza b'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nkomeze mbabwire intonganya zabaye hagati ya Pawulo na Barinaba. Ubwo urumva twahereye ku ntonganya zo hagati ya Aburahamu na Sara, tujya ku ntonganya zo hagati ya Yosefu na bene se, tureba intonganya zo hagati y'Abamowabu n'Abisiraheli, turamanuka tureba icyo Imana yabivuzeho muri Nehemiya. Ubu najya ngo turebe ku ntonganya noneho zabaye hagati ya Pawulo na Barinaba na Yohana wahimbwe Mariko. Tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 15, umurongo wa 36 kugera ku wa 41. Ahantu hasome rwose kuko ni heza cyane, n'ingenzi. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 15, umurongo waho wa 36 kugeza ku wa 41. Mwumve ibyo abantu bapfa bigakuraho ibyo bapfana. Dusome. Hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati, dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu, tumenye uko bameze. Barinaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Mariko, ariko Mariko ntiyashima kumujyana kuko yabahanye i Pamfiliya, ntajyane nabo mu murimo. Nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barinaba ajyana Mariko atsukiraho, arambuka afata Kupuro. Pawulo nawe atoranya Sila avayo, bene data bamaze kumuragiza ubuntu bw'umwami Yesu, anyura i Siriya n'i Kilikiya, akomeza amatorero. Bene data, ibi binyibukije itoranywa rya Pawulo. Atoranyijwe n'Umwuka Wera, icyo gihe Umwuka yaramutoranya hamwe na Barinaba. Tubisanga mu gice cya 13 cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Gutoranyirizwa umunsi umwe, mugahamagarirwa umunsi umwe, nacyo nubwo nta kivuze mu bintu bizana amateka meza mu bantu, kigaruka nk'ubuvandimwe, ariko kirimo. Abaneza amatwi, nimwibuke nk'abantu basengewe umunsi umwe ku budiyakoni, abantu babatirijwe umunsi umwe. Hari naho nagiye mbona baragiye bakora amakorari yabo yihariye. Abantu basengewe umunsi umwe bahabwa inshingano. Ibyo bintu n'utundi twinshi byagonye kuri mu rwibutso rukomeye rw'ubuvandimwe hagati yanyu. Ni nako byagize hagati ya Pawulo na Barinaba, Umwuka amaze kubatoranya mu cyumba cyo bita Antiyokiya. Bagira urugendo rwa mbere. Uyu Yohani Mariko mwene Mariya hari Yerusalemu arabaherekeza. Ariko abaherekeje agarukira aho ngaho, yagarukiye mu nzira. Ntabwo yemeye ko bajyana aho bita Pamfiliya, wese agaruka ajya aho bita Iperuga. Noneho aho kantu kabaye gusa kuba Jean-Marc Yohana Mariko agarukiye mu nzira, akabasezera ati, mugende, nge simbashe kujyana namwe ubu ngubu, wenda twazagenda ubutaha. Naho kumbe Pawulo ngo arakarakaye, ngo Pawulo karamubabaza. Unyumvire nawe icyo abantu bose bapfa. Pawulo karamubabaje,
aragira urugendo rwa mbere kamuri mu mutima rwamaze igihe kirenga umwaka, aragarutse baje mu kiruhuko i Yerusalemu, ngo bongeye kugenda abwira Barinaba ati dusubire tugendera amatora aho twavuye tuvuga ubutumwa turi uko bameze. Barinaba ngo abikoze Mariko ati numvaga noneho ubwo mbohotse twajyana. Pawulo ati ntange inyuma simushaka, ndacyababaye, yarandakaje, bintu nk'ibyo ngibyo. Barinaba ati uracyamurakariye se? Ndacyamurakariye. Usize yaraduhanye tugiye i Pamfiliya, aradusiga ntiyaza ngo tujyane. Icyo uracyakirakariye? Bibiliya iratubwiye ngo habaho intonganya. Nimwumve no mu kintu cyari kimaze kira gihe, habaho intonganya, bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Separation. Barinaba akajya mu ruhande rwa Yohana Mariko, nyaboneka mubabarire icyatumye tutajyana nawe cyakubaho. Undi atreka da ntange inyuma gusa. Barinaba baravuga ati nanjye rero ubwo ukirakaye gutyo sinkijyanye nawe. Baratandukana, basezeranaho. Pawulo asezeranaho na Barinaba, aragenda ashaka kwitwa Sila, ari wandi bita Silasi, abo rero bajyana. Barinaba ahita agaruka yifatira Jean Marc, barajyana. Mariko nawe ahita afata Petero, barakorana. Umwami adufashe cyane. Iri tandukaniro cyangwa iri tandukana ryabayeho nshuti zanjye bitewe n'intonganya zabayeho. Intonganya nazo zitewe no kurakara n'uburakari yamugiriye kuva cya gihe cyose, byabibagije uko bahagurukanye n'ubuvandimwe bari bafitanye mu cyumba cya Antiyokiya, n'ukuntu Imana yabahamagariye umunsi umwe. Ariko mfite ikintu gikuru cyanteye kubazanira uyu murongo wo mu cyakoze ntumwa nganisha ku musozo. Nari muzi yuko igihe cyaje kugera Pawulo afungwa bwa mbere. Umunsi wa mbere Pawulo afungwa bwa mbere. Afungiwe i Roma. Mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 10 hagaragaza yuko bafunganywe. My goodness. Pawulo afungwa bwa mbere ashyirwa mu nzu y'imbohe ngo ajye kubona afunganywe na Mariko. Twumvikane mwivuga butumwa baratandukanye n'acumukwe, ariko batandukana nabi. None Pawulo afunzwe, abasanga na Mariko arafunzwe. Reka twasume mwumve Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 10. Abakolosayi 4 umurongo wa 10 aravuga ngo Aristarike uwo tubohanywe arabatashya, na Mariko mwene se wabo wa Barinaba arabatashya nawe. Uwo ndiwe mwategetswe naramuka aje iwanyu muzamwakire. Imana idufashe. Urumva ko yandikiye Abakolosayi ko aho afungiwe afunganywe na Aristariko, afunganywe na Mariko, kandi agira ati Mariko we mumufite mu nshingano, umunsi tware kuwe yari kugwa mbere yanjye cyangwa yari kugwa nyuma naza muzamwakire. Aha hantu nahavanye akantu ndakanota, ndavuga ngo nzakababwira, mbabwire yuko ukwiriye kujya wirinda icyagutandukanya n'inshuti n'umuvandimwe mwahurwe nabyo byose navuze, kuko igihe gishobora kuzagera mukongera mugahura. Imana idufashe. Kandi mugahurira ahantu, kandi mugahurira mu kintu mukeneranye, mugahurira ahantu cyo by'amatiku n'inzangano mutanabishyira. Muri gereza wazana iby'inzangano zawe mufungiye ubutumwa bwiza mwembi, wenda bafungiye ibyaha bo bindi bafite icyo bapfa, ariko se abantu bafungiye ubutumwa bwiza mwembi muhuriye kuri gereza mwazana iby'inzangano n'inzika.
mwama dufashe bene data dukunde cyane icyo dupfana twange icyo dupfa. Filimoni ku murongo 24, mumenye ko Filimoni atagira igice, agira gusa imirongo. Filimoni ari inyuma ya Timoteyo na wa mbere no kabiri, umurongo 24 umva ukuntu havuga, cyangwa duhere kuri 23. Epafura uwo tubuhanywe muri Kristo Yesu aragutashya. Ubwo rero muratashya Filimoni na Mariko na Aristariko na Dema na Luka, abo dusangiye umurimo baragutashya. Urumva ko Pawulo arahamya yuko basangiye umurimo. Ubushize batandukanye nabi yanze ko bajyana, ariko arimo aragira ati dusangiye umurimo. Renda gusoza vuga iri jambo. Pawulo mu minsi ye ya nyuma, iyo tuvuze iminsi ya nyuma tuba tuvuze hafi y'urupfu k'umuntu amira umwuka. Pawulo mu minsi ye ya nyuma, ya minsi umuntu aba arimo atunganya ubugingo bwe, umuntu aba yumva urupfu ruza, umuntu ayishurirwa iby'igare rye, mbese umuntu arimo agenda, yandikiye Timoteyo. Umva amagambo yamubwiye, urasanga yarifuje cyane Mariko ngo aze babane bwa nyuma cyangwa babonane. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo waho wa 9 kugera ku 12, ariko iryo jambo riri ku murongo wa 11. Umva uko havuga, gira umwete wo kuza aho ndi, uwo ni Timoteyo abwira. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kireskenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzanze n'umwitero na Sizitiro w'akakarupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzazane ibyimpo. Dusubire ku murongo wa 11. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Imana dufasha cyane. Nshuti bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana, ndabinginze ndabahendahenze mu izina rya Yesu, bahendahendeye muri Kristo, nta butware nkoresheje, ndaringingira muri Kristo Yesu, nimusigasire ibiduhuza, mubumbatire ibiduhuza, murwanye kandi mwamaganire kure ibidutanya. Inkomoko y'abantu ntiba impamvu yo kudutanya. Uburebwe bw'igihagararo, amasura, amashuri twize, akazi dukora, byose bibi bikomeza kuduhuza. Ubu Kristo buduhuza bwe kubwo kudutanya. Ubunyarwanda buduhuze bwe kudutanya. Nkabimana abampera umugisha. Ngira ngo mubonye ko Pawulo yongeye gukenera Mariko mu minsi ye ya nyuma, ndetse abandi basobanura ko kuba yaramukeneye mu minsi ye ya nyuma akabyita ngo agira umumaro mwinshi wo kunkorera, nkuko yamwise umuntu w'umumaro cyane yandikira Filimoni. Ariko abandi bavuga yuko kwari ukugira ngo yikiranure nawe kuri rya jambo rya kera ryo kuba yaranze yuko bajyana. Tutarutse amatwi ijambo ry'Imana, ndagusaba nawe ngo ugerageze wikiranure n'umuntu uzi mufitanye ikibazo, mwiyunge. Mu Gifaransa bita reconciliation. Nimwongere mwiyunge, mugarure ubumwe, mugarure ubusabane, mukuremo icyo kintu cyabatokoreje cyabavangiye.
nimwibuke mugisabanye, mukibuka icyo mupfana, mukibuka ubucuti n'ubuvandimwe, intwererano mwatwereranye, ubukwe mwatahiranye mwese, n'abana banyu bari bamaze kumenya ko muri abavandimwe, mwituma hari ikintu cyabatanya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha dusenga, mbasabira kunesha iki kintu bita amakimbirane, intonganya n'intambara ziba mu bantu ugasanga zirabatanije. Mana nyir'ububasha, Mana nyir'imbabazi nyinshi, ndagushimira ijambo ryawe wampaye, nanjye ndarigabuye nk'uko warimpaye. Icyo dupfana kiraruta icyo dupfa. Usobanurira amagambo kundenza, ukomeze uyasobanurira birenze aha ngaha, Mwuka Wera akomeza yigisha abari bateze amatwi. Urakoze Data, kandi ubabarire abari bagize igihe kirekire bafite inzika mu mitima, abagiriye abandi ishyari, ab'intonganya zatandukanije n'abandi, mu izina rya Yesu Kristo, uburiganya n'ibindi, ibyo byose bikureho, abana bawe bongere babe umwe muri Kristo Yesu. Ndagushimiye ko wababariye, kandi ko nabo ubwabo ugiye gushaka uburyo ukabaha umwanya, bakaturirana bagasurana, kugira ngo ubwabo bumwe bugaruke. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti, kandi kubw'icyifuzo cya benshi, reka mbasigire na nimero zanjye za telefone: 0788 47 0065. Reka nsubiremo: 0788 47 0065. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.